turumirwa reba intoki za Mugisha zikuruye ikariso zikure string umukobwa arumiwe ati imbere ya kamera urantera finga we The Ben nawe arakomeje ati data we ati mana we aba feministe muri hehe anyushije wa mwanzo aririmbe abafana tubatera amadaba arumirwa. Alright, reka nongere mbahe ikaze hano kuri Lengo TV mu biganiro byacu bitandukanye. Nshimira mwebwe dukomeza kubana buri munsi kandi Uwiteka ajya bagirira neza. Inkuru ziri gucaracara hano ku mihanda nkuko muri kugenda mubibona ku mbuga zitandukanye ku ma social media atandukanye, ni inkuru y'umugabo witwa The Ben. Ariko hari ikintu ushaka kuvuga kuri ibi bintu, cyane cyane ngaruka ku bantu baba influencers cyangwa se abantu bakoresha izi social platform cyane. Hari amakosa abantu bagenda bakora. Iyi video nimba uri kwireba ngira ngo byanga byakunda yakugezeho nimba ukunda gukurikirana amakuru yirirwa caracara imihanda. Hano The Ben yarari Musanze ari kwifotoza na bamwe mu bafana be. Iyo uri kumwe n'umuntu nimba akwishimiye agukunda ari umufana wawe, you have to show some respect ndetse n'urukundo karugaragaza, kuko nyine abafana nibo batuma umuhanzi aba icyari cyo. Ariko aka kanya iyi video nkuko uri kuyibona, ibindi byose ntago byagiye bivugwaho cyane, cyangwa tuvuge kuri success y'igitaramo, tuvuge ku bindi byiza bidasanzwe byabaye muri iki gitaramo cya The Ben. Ariko uyu mukobwa witwa Emeline Isheja ni ukomeje guca ibintu, ndetse aka kanya biri no guteza polemique mu bantu, cyane cyane none binagaruka ku rugo rwa The Ben. Abantu mutitegereza neza mugapfa kuvuga ibintu mubonye muri abanyamakuru, sometime muzajya musenyera abantu, kuko buri umuntu ashobora kubona iyi video akabona ifoto akabona nta kitwaye, ariko amagambo arengaho nyuma aturutse mu itangazamakuru yica ibintu byinshi hano mu Rwanda. Nimba hatangiye ino video ureba umvisha amagambo fata ku mavuta yarari kuvuga kuri iyi video, ni ibintu bidakwiriye nk'umunyamakuru, kuko sinzi wenda nimba hari n'ikibazo bafitanye na The Ben, nimba kinahari wenda n'abantu b'abagabo bazicara bakagikemura, cyangwa se nimba ari bya bindi by'abanyamakuru gushaka gutwika ariko banatwika n'abandi no gushaka gusenyera abantu. Hari ibintu abantu bagakwiriye kureka, kuko aho tugeze inshuti dukwiriye gushyigikirana no gufashanya. Nta kindi kintu cyagakwiriye kuba cyihishe inyuma yo kwifotozanya n'abafana cyangwa se kwishimira abafana. Iyi geste yose wakora ntago yagatumye ibi bintu bigera ahangaha. Byanga byakunda aka kanya kubera amagambo ari kugenda avugwa kuri iyi video n'uburyo biri kugenda bicaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nago nizera ko The Ben umwuka we ari mwiza hagati ye na Pamela, nubwo tubizi ko bakundana cyane, ariko buri umuntu wese aba shocked. Kandi iyo ibintu byageze mu itangazamakuru byanga byakunda bigira ibibazo bigenda biteza. So rero ugasanga ibyo bibazo bikururwa n'iki? Bikururwa n'abanyamakuru benshi cyangwa se aba influencers, kubera ko buri ushobora gufata video imwe ukayipostinga kuri wowe ikagutwikira, cyangwa se ikakuzamurira viewers, ikakuzamurira followers, ikakuzamurira likes and comments, ariko hari uwundi muntu buri gutaba, uburi gushira mu bundi buzima butari bwo. Numva kandi atifuje wenda n'ibintu yabikoze ari kugira ngo having fun, ariko ukagenda ukabikomeza ku rwego rugeza ahangaha. Iyi video aba influencers benshi ndabizi ko bagiye bayipostinga, ariko impamvu bagiye bayipostinga nta kindi, just no kugira ngo bakoza agati mu ntozi, bakoza agati ahantu hadakwiriye gukorwa. Ubu sintekereza ko The Ben afite ubusobanuro kuri Pamela yavuga bw'ibigaragara muri iyi video, kabone nubwo wenda yaba ataranabikoraga agambiriye ikibi, ariko uko bigaragara ahantu byamaze kugera ntago ari isura nziza. Kandi nujya kwitegereza neza urasanga abantu bakuza bino bintu ku ma social platform no ku ma social media yandi abari abantu nyine bashaka indamu, bafite ibyo bashaka cyangwa se bashaka gusenya cyane cyane. Ibi bintu bireze hano muri industry yo mu Rwanda, kandi usanga abantu babigiramo uruhare cyane ari abanyamakuru. Ibi ni ibintu bitagakwiriye kuba bibaho, ahubwo nimba hari n'akantu kabaye ku muntu
just ni byiza, abantu bari gushaka amafaranga, bari kuyashakira kuri izi social media, ariko hari uburyo ushaka amafaranga butari bwiza. Kuki se tutavuze ku bindi bintu byabaye muri iki gitaramo ngo twicare hariya tuvuga ati performance ya The Ben yagenze neza, cyangwa se abafana yarabashimishije, cyangwa se ibyakorewe ahantu byose byari byiza, uburyo ibitaramo byateguwe, abafana nabo bakeneye kubimenya batari bahari. Nuko The Ben ageze aho yifotozanya Ladies and gentlemen, banyamakuru namwe ba social influencers, mukwiriye guhindura zimwe mu myumvire kugira ngo twubake industry nziza kandi irimo na respect. Buriya iyo umuntu yubatse aba yubatse abatandukanye nyine na bwa buzima bwo kuba nta muryango ufite. So kandi iyo umuntu afite umuryango hari byinshi abasabwa. Ibyo byose rero abasabwa harimo respect, harimo nyine n'icyubahiro ku muryango we. So rero iyo video nk'izi ngizi zitari ngombwa ziri kugenda zicaracara, urumva nk'uyu yari umushuti wa The Ben bamwita Exidila, ariko urumva amagambo avuga wakoranye na The Ben cyane. Iyi mico The Ben uyu muzi Ben akunda abakobwa, ariko iyo mico abantu bamuzi bayimuziho kuba yakora kuri string si ubwa mbere ayikozeho. Ntago nyine biba bikwiriye kuko byanga byakunda umuntu mushobora kuba mwarabanye mu myaka yashize mukabana neza, ariko ntago bitanga uburenganzira bwo kuba nimba mutandukanye wibagirwe n'ikiza mwigeze gusangira. Tuba tugomba kugira ubumuntu, tuba tugomba no gutekereza ko hahise ndetse tunateganya n'ahazaza. Rero aya ni amakuru ari kugenda caracara ari kuvugwa kuri The Ben cyane kubera uno mukobwa yitwa Emeline. No mukobwa ubona ko ari super sexy, umukobwa wiyitaho, umukobwa umeze neza, ubona ko afite icyo ashaka byanga byakunda, kandi nyine buriya azakigeraho byanga byakunda. Ufite intego yawe ukigeraho, wigeraho byanga byakunda iyo ukomeje kubikorera. So rero benshi batangiye kumugereranya ngo n'uwikeza Pamela. That can't happen kabisa. Ntabwo n'umukobwa wamugereranya n'uwikeza Pamela kuri The Ben. Umuntu ufatira umwanzuro ukavuga uti ngewe ngiye imbere y'amategeko, imbere y'Imana, nteranyije imiryango, inshuti n'abavandimwe, bamwe bakava mu mahanga, abandi bagaturuka imihanda yose baje kugushyigikira, uwo muntu aba ari ntagereranywa. Amagambo yose mwavuga mumenye ko buriya nyine iyo umuntu yamaze gukora choice aba yamaze kwikora, kandi wenda uyu mukobwa biraza kumutwikira kuko biratuma n'abantu benshi batari bamuzi bamumenya, nubwo yari asanzwe akora mu ma videos no mu bindi bikorwa byo kwamamaza. Ariko please stop kabisa, ntago bikwiriye. Ngayo nguko rero nibi biba biri gucaracara ku mihanda ya Kigali, gusa abantu bagerageze bongere biminjire mwagafu, tujye tunareba n'ibintu biri buze gutuma societe nayo itera imbere, tudasenye n'abandi. Inshuti mwese murabyumva. So rero turakomeza tunabagezaho n'andi makuru. We love you so much, kandi wibuke gukanda ku subscribe ndetse unakandi kukazogera, share and comment biba bikene kugira ngo dukomeze twubake tunagire iterambere mu byo dukora. We love you so much. Nje nitwa Masifa.